turabasuhuje kandi tubaye ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe kuri TSG Online TV. Ni kenshi mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu kandi mukatwereka ko mudukunda. Ni kubwiyo mpamvu rero natwe tutazahwema kubaha ibyo mwifuza kandi banogeye. Izo nizo nshingano z'ingenzi ku banyamakuru bacu. Aka kanya twabateguriye inkuru yihariye ivuga ku mihanda y'amabuye ibarizwa hirya no hino mu gihugu. Ni imihanda imaze imyaka irenga 10 yubatswe mu bice bitandukanye by'imijyi iri mu gihugu, ariko abenshi ntibivugaho rumwe. Wowe uravuga amabuye ari ntago ari amabuye n'intosho. Dr. Bihira Canisius ni impuguke mu bukungu. Uyu mugabo yatubwiye byinshi kuri imihanda y'amabuye, ndetse kuri we ntabwo yemera ko uyu mushinga wagakwiye kubarazanywe mu gihugu. Rwose leta ikwiye gushaka ukuntu iriya yayikuraho, ari amabuye bagakoramo konkase ikajya mu bwubatsi cyangwa kubaka indi mihanda. Ziriya modoka nshyashya rero iyo uturiye umuhanda w'amabuye uragenda burozi kivungura zikanatakara ukajya kubona ukabona imodoka igize impanuka. Dr. Bihira yemeza ko abazanye umushinga bari bawufitemo inyungu. Ikindi nuko asobanura ko imihanda itajyanye n'igihe ngo yangiza byinshi yaba ibintu ndetse n'abantu. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na TSG Online TV yatubwiye byinshi kuri imihanda y'amabuye. Wowe uravuga amabuye ari ntago ari amabuye n'intosho. Iriya mihanda rero uwayikoze sizi icyo yateganyaga mu bintu by'ubukungu. Ngewe hari nubwo nagiye njya muri za njyanama mu nzego zitandukanye, nicyo kintu narwanyije, kuko abayizanye bari bafite icyo bashakaga. Barabaraga bati wenda umuhanda wa kaburimbo watwara miliyari 100, bati turubaka imihanda y'amabuye ya miliyoni nka 50, izindi tuzikubite mu mifuka yacu. Byaragaragaye, hari n'abagiye bafatwa barahanwa. Ariko ngewe icyo navuga nuko iriya mihanda yari yaragenewe indogobe za kera mbere ya Yezu, kuko zo zaga zifite ibintu by'ibyuma bazambikaga bihangana n'ariya mabuye na ziriya ntosho nyiri kuvuga. Kuko n'igihe abaromani bategekaga, uziko bari barakolonije isi, bagera muri Isiraheli, bagera muri za Mesopotamia, hari za Iran na Iraq. Baragiye banza aho batabashe kugera cyane ari mu Bushinwa, kuko Abashinwa barabarwanyi, barabanyamahane, ariko ibindi bihugu byose babigezemo barabikoloniza. Niyo mihanda y'amabuye bayita ko ari imihanda y'abaromani. Ni ukuvuga ko rero bo impamvu bayishyiragaho bagira ngo indogobe zabo n'amafarasi abashe kwiruka, bayambikaga ibyuma akiruka nta hantu ari busaye, kuko hari igihe yirukaga akagera ahantu hasaya indogobe zikaruhama cyangwa amafarasi. Twebwe rero nta hantu hagisaya, n'imihanda isanzwe ntabwo isaya, ntabwo dukeneye imihanda y'amabuye. Uwabeshyera imodoka zishaje ziba zikomeye, ahubwo imodoka nshyashya buriya yitararenze ibirometero 10,000 amabura agenda afunguka atakara mu muhanda, kuko amwe abafunze na nabi, nawe ukajya kuyafungisha. Babyita ko iri muri rodage. Ziriya modoka nshyashya rero iyo uturiye umuhanda w'amabuye uragenda burozi kivungura zikanatakara ukajya kubona ukabona imodoka igize impanuka. Niyo mpamvu rero mvuga ko iriya mihanda y'amabuye ntabwo ikwiriye, cyane cyane hano mu mujyi. Uyishyize ahantu hanyura amagare, igare ryo riba rikomeye nta na morutiseri rigira, ariko amapikipiki n'imodoka bizirana n'iriya mihanda y'amabuye. Rwose leta ikwiye gushaka ukuntu iriya yayikuraho, ariya mabuye bagakoramo konkase ikajya mu bwubatsi cyangwa kubaka indi mihanda. Ariko iriya mihanda y'amabuye ntabwo ikenewe mu bukungu bwacu, kuko irangiriza abantu bahatuye, ndetse hari n'abajya abimuka bakajya gutura ahandi kubera guhunga umuhanda w'amabuye. Noneho hari n'abajya kuzenguruka bakinyura mu mihanda irimo kaburimbo cyangwa irimo itaka isanzwe, bakajya kuzenguruka bagira ngo birinde iriya mihanda y'amabuye. Irangiza imodoka z'abantu ndetse n'abantu bayigendaho n'ibirenge. Buriya hari ibintu dufite ku birenge bigenda byikaraga nk'amarosoro, hari ibyo dufite mu mavi, hari ibyo dufite mu nkokora, byose bibamo imitsi yoroshye, birangirika iyo ugenda ku mihanda y'amabuye. Ubona ko abenshi bayikwepa bakigendera ku butaka, kuko ubutaka n'umuntu burya bafitanye isano yegeranye. Ariko amabuye
n'ahandi hose no mu cyaro iyo babonye ahantu hari amabuye menshi ntabwo ariho bashyira inzira, bayishyira hari itaka risanzwe. Nkabona rero imihanda y'amabuye ikwiye kuvaho ndetse ikajya mu byihutirwa kugira ngo tugire imihanda imeze neza itunganiye imodoka, amapikipiki, amagare n'abantu. Birabangamye cyane kuko imodoka inyuzeho amarosoro, ziriya zifite amarosoro arangirika, ziriya zifite zikoze ku bundi buryo ziba zifite amarosoro ku ruhande nk'amabenzi, zikagira na morutiseri, ziriya zo zishobora kwihangana gakeya. Noneho izi zifite morutiseri zonyine nta rosoro, buri mezi 6 tujya kugura izindi morutiseri. Amortiseri igura make igura 40,000. Niba enye zangiritse ni 200,000. Ku bukungu bw'umuntu wari kuzakoramo ikindi ubwo biramwangirije, no ku bukungu bw'igihugu zirabwangirije uko biriya bikoresho byose tubitumiza hanze, ntabwo tubikora hano mu Rwanda. Ariyo mpamvu rero ku bukungu bw'igihugu ariya mihanda y'amabuye irabwangiza cyane. Ubwa Dr. Bihira abona ko abazanye igitekerezo cyo kubaka imihanda ngo bafite inyungu zabo bwite. Icyaheraho ngo nuko yamaganye umushinga ukiza mu Rwanda, ariko bakamurwanya cyane cyane bafite inyungu. Hari bamwe babyakiraga neza bumva ibisobanuro, ariko hari nk'abandi bavugaga ngo mbabujije amahirwe yabo. Urugero natanga ni muri Kacyiru, mu murenge wa Kacyiru, nakunze kuba muri njyanama zaho, ariko icyagaragaye nuko ubu hose hamaze kuba kaburimbo, cyane cyane mu gihande kireba mu majyaruguru kirebana na Gacuriro. Aho bafashe imihanda y'amabuye mu gihande kirebana na hano mu mujyi, ubu nabo baravuga bati cyakora bagize imana ubu hamaze kugeramo nabo imihanda ya kaburimbo, ariko nabo baricuza impamvu bayakiriye kuko ntacyo yabagejejeho kiruta uko bari bamerewe mbere. Icyakorwa nuko leta ifatanyije n'abaturage, uko hari n'abaturage batuye quartier babishoboye bateranya amafaranga imihanda ikajyamo kaburimbo. Ni n'ikintu cyiza cyane, nshimira Abanyarwanda kuko Abanyarwanda kuva kera twaranzwe n'ubutwari, n'ubu ngubu ubutwari buturange. Iyo mihanda y'amabuye duteranya amafaranga aho iri, dufatanye na leta, noneho imihanda y'amabuye ikorwe imere neza, hajyemo kaburimbo, ahasigaye natwe tumererwe neza. Ibivugwa na Dr. Bihira byemezwa n'urubuga rwa Wikipedia. Amateka yanditse kuri urubuga agaragaza ko igitekerezo cy'imishinga y'amabuye cyavutse ndetse gituruka ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma mu myaka 300 mbere y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe iyi mihanda y'amabuye yubatswe mu rwego rwo kwagura ubwami na Repubulika by'Abaromani. Umushakashatsi wo muri kaminuza ya Roma witwa Giancarlo Gonzentino mu gitabo cyanditse Stone Road Pavement yasobanuye ko imihanda y'amabuye ibarizwa mu cyiciro cyiswe Model Pavement. Iki cyiciro kandi ngo kibarizwamo imihanda isanzwe ikozwe mu dutafari duto tuzi nk'amapave, amagaraviye ndetse na sima. Ubwoko bw'imihanda niyo yabimburiye iterambere ry'ubwubatsi bugezweho bw'imihanda, harimo na za kaburimbo zo ku rwego rwo hejuru. Amabuye yakoreshejwe n'ubutegetsi bw'Abaromani nk'inzira zo ku butaka mu gutwara ingabo zabo zakoreshaga cyane amafarashi ndetse n'indogobe. Iyi mihanda kandi yakoreshejwe cyane itwara abategetsi bakomeye n'abaturage bari bifashije bakoresha inyamaswa nk'amafarashi, indogobe n'andi matungo yakoreshwaga yikorera ndetse akanakurura imizigo cyangwa abantu n'ibintu. Iyi mihanda y'amabuye yatangiye kubakwa ihuza uduce tumwe na tumwe twegeranye na Roma. Nyuma yaho gato Abaromani baje gusanga ari igitekerezo cyiza gikwiye kwagurwa, ahubwo iyi mihanda igahuza uturere n'intara bya kure ndetse n'imijyi minini yariho muri icyo gihe. Ibi byaje gutuma bubaka imihanda minini y'amabuye ibarizwa kuri 29 yakoreshwaga n'imitwe y'ingabo mu murwa mukuru. Hubatswe kandi imihanda myiza y'amabuye ibarirwa kuri 372 yahuzaga intara zirenga 113. Iyi mihanda yose yabarirwaga uburebure bw'ibirometero birenga 4,000 ku butaka hasi, yubatswe n'amabuye avanze n'imicanga. Imwe muri iyo mihanda yamamaye cyane harimo nka Via Salaria, Via Nomentana, Via Tribitina, Via Augusta, Domitia, Aurelia, Rabicana ndetse na Latina. Kuva icyo gihe kugeza ubu imwe muri iyo mihanda iracyahari kandi ikoreshwa nk'ibikorwa remezo byifashishwa n'abakerarugendo basura Roma. Aho i Roma narahageze, mu Bufaransa narahageze,
mu Budage narahageze, mu Bubiligi, aho hose niyo hasigara umuhanda w'amabuye bawusigira, ntabwo ari uw'imodoka, ni ukwerekana ko hahoze umuhanda w'amabuye, ni ukwerekana mu mateka. Ariko uba uri mu makaritsiye ufite nka metero 100, twe hano ufite nk'ibirometero bigeze kuri 2, 3, 4, naho hari ikibazo. Bawusize ahantu kugira ngo bazerekane ko mu mateka habaye imihanda y'amabuye, nta kibazo byaba biteye, ahubwo bawusiga ahantu hato ariko naho ntihanyura imodoka.